kintu kijyanye n'inshuti gatoya. Hari igihe Imana itegeka inshuti ariko ikaza ije gukemura ikibazo cy'akanya gato. Iyo nshuti izanywe na misiyo yo kuvuga ngo ndaza gukemura ikibazo cy'iyi minota nindangiza nisubirire bitewe ni Imana izagutegekera ko umuntu agukunda by'akanya gato. Imana ishimwe cyane. Umuntu yigeze kunkuna by'akanya gato njya kubwiriza mu giterane cy'ahantu runaka. Mvuye ndi kubwiriza numva nuzuye umwuka wera. Imana itegeka umugore maze kumutegeka Imana iramubwira ngo uriya mukobwa muhereza 50,000. Ndangije nuzura umwuka wera kuko ijwi ryari riri kunyongorera. Haleluya. Hari igihe umuntu aguhereza ikintu ariko ari mu mwuka nyamara yagera mu mubiri agasanga yibeshe ntacyo bitwaye. Imana izagutegekera abantu bahore mu mwuka. Ndabasubije cyane bantu munkunda muri benshi. Nukuri ndabakunda cyane kandi bimvuye ku mutima. Ndabakunda by'umwihariko kuko muri umuryango wanjye, muri famiye yanjye. Imana ije bamera umugisha waba uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda. Umve ko ngusuje cyane kandi nkubwira ko ngukunda cyane kandi nkubwira ngo komeza urugendo wihanganye. Mwisi intambara ntizizabura ariko dore Yerusalemu ngiriya wa mwamaje kutujyana. Ihori maso ntisinzira, Imana niyikuri ndibibi byose iteka. Yego Yo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho, kumanywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi sinzabura. Kumanywa we kumanywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntizagutinya. Imana niyikuri ndibibi byose iteka, ntizemera ko ibirenge byawe bitenguha. Imana niyirinda ubugingo bwawe neza, izakurinda amajana n'amaza, none no mu bihe bidashira. Izakurinda amajana n'amaza, none no mu bihe bidashira. Ntizemera ko ibirenge byawe bitengusa. Imana ikurinda ntiwunikira ntisinzira, izakurinda amajana n'amaza, none no mu bihe bidashira. Izakurinda amajana n'amaza, none no mu bihe bidashira. Yewe mubyeyi izakurinda amajana n'amaza, none no mu bihe bidashira. Mubyeyi urahiza kurinda amajana n'amaza, none no mu bihe bidashira. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho. Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso ntisinzi. Imana we Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso ntisinzira. Ntizemera ko ibirenge byawe bitegusa. Imana ikurinda ntiwunikira ntisinzira, izakurinda amajana n'amaza, none no mu bihe bidashira. Mugabo nawe izakurinda amajana n'amaza, none no mu bihe bidashira. Yewe mukobwa izakurinda amajana n'amaza, none no mu bihe bidashira. Yewe muhanuzi izakurinda amajana n'amaza, none
bihe bidashira. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho. Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso ntisinzira. Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso ntisinzira. Haleluya, Mana ishimwe. Haleluya, haleluya. Musi umwe hari umwami yari afite abaja, ngo ariko abo baja baramugambanira bagiye kumwica. Hari umugabo ngo warindaga ku irembo, ngo arabimenya ko bagiye kwica umwami, ajya kuburira umwami. Ngo aramubwira ngo nyamara hari abantu bashaka kukwica, kandi abo bantu bashaka kukwica na bamwe mu bo mukorana cyangwa se n'abakurinda. Ndagira ngo mbwire abantu bankurikiye, hari abantu batugambanira, ntabwo ari abavuye hanze, na nubwo ari abavuye kure, ahubwo nabo tujyana nabo. Ngo arangije ngo aramubwira ngo cokoza biza kumenyekana ko Hamani ashaka kwica umwami. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo imigambi yabo si nk'iy'abantu, imbaraga zabo si nk'izawe. Ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo. Ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo aho bazi kuzapfira ntabwo ari kuzapfira. Bari bazi ko muri uyu mwami bagomba kumwimura, bakamwimura ari uko bamugambaniye yapfuye, ariko siko byari bizagenda. Ndagira ngo nkubwire uko abantu bazi ko bizagenda ntabwo ari ko Imana yabiteguye bizagenda. Imana ifite uburyo yabiteguyemo, kandi abanzi bawe ntabwo bazi ko hari uburyo. Haleluya. Imana ifite uburyo yateguyeho umugisha wawe, kandi umugisha wawe Mana yawuhunitse ahantu hatazagera amazi. Umugisha wawe Mana yawuhunitse ahantu hatazagera abajura. Umugisha wawe yawuhunitse abantu bo kukurimanganya batagera. Dushimira Imana kijibika umugisha wacu ahantu hahishwe, wowe ubwawe wuguhaye ngo wibikiye abajura bawiba, kandi ntabwo wawubika neza. Ariko dushimiye Imana kijimenya ko tutazi kubika, ikatubikira umugisha. Ngo Hamani ngo aza kumva inkuru ngo umwami bamugambaniye, Moridekayi yamugambaniye. Arangije ngo ahita ajya kubwira umwami, ngo agiye kubwira umwami, naho umugabo ngo yari yatanze itangazo yuko ari bumumanike. Ndagira ngo nkubwire ngo aho abantu bazi ko bagiye kukwicira ntabwo ariho bazakwicira, aho abantu bazi ko ugiye gusebera ntabwo ariho uzasebera, aho abantu bazi ko ugiye kumwarira ntabwo. Turashimira Imana ntabwo ijya iduha abantu ngo batugenze uko babishaka n'uko babyumva, ahubwo yo ubwayo ibigenza uko iri kubishaka n'uko iri kubyumva. Nuzagira ngo nubwo ufite uburwayi ubu ufite nk'uko umwanzi abushaka. Hoya, umwanzi ashaka kupfa, umwanzi arashaka ko upfa bakagushingura, ariko Yesu ashaka kubaho. Haleluya, haleluya. Nuko nihamagara imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga, zirampobera ziti ngwino unsange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. Nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga, zirampobera ziti ngwino unsange mutima nkunda cyane, ndakubabariye.
ndagira ngo nkubwire ngo iyo umuntu akubonyeho icyaha cyangwa iyo umuntu yagukoreye ikosa, iyo umuntu wamukoreye ikosa araguta akagenda, ariko Imana ntabwo igiduta. Niyo dufite ibyaha ni ukuri kw'Imana, niyo uje uri umunyabyaha ntabwo yita ku byo wakoze kera, ahubwo yita ku byo uri gukora none aka kanya. Noneho ngo uyu mugabo ngo arangije aragenda ngo arebe ukuntu agiye kubigenza, ngo ahita ajya kuburira umwami. Akimara kuburira umwami ngo aragenda ahita abwira umwami, ngo aramubwira ngo hari abantu bashaka kukwica, ariko ntabwo yarazi. Ndagira ngo nkubwire ngo abantu bari kukugambanira niho Imana igiye kugutabarira, aho abantu bakwangiye niho Imana igiye kugukundira. Ngo nuko ngihamagara. Hari igihe uhamagara umuntu runaka akakuboroka, hari igihe uhamagara umuntu runaka akanga kukwita, ariko umuririmbyi aravuga ngo nuko ngihamagara imbabazi ze ziri, haleluya, ngo zirampobera, ngo arambwira ngo ngwino usange mutima nkunda cyane. Imana iragukunda nubwo ufite ibibazo, nubwo ufite uburwayi, nubwo uri umunyabyaha, nubwo ukora ibyaha byinshi, ariko umva iri jambo, Imana iragukunda. Imana iragukunda. Noneho ikintu gitangaje, Imana igukunda urukundo siko na nyoko batagukunda. Ikintu gitangaje kandi kijya kinshimisha nuko Imana ikwitaho kurusha uko siko na nyoko kwitaho, nuko Imana ikwitaho kurusha uko inshuti n'abavandimwe bakwitaho. Mugabo wawe ntiyakwitaho nk'uko Imana ikwitaho, nyoko naswe ntibakwitaho nk'uko Imana ikwitaho, ariko Imana, dushimiye Imana kigitwitaho bitandukanye n'ibyo abantu bagira gute batwitaho. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icubahiro. Reka dusome ijambo rimwe niturangiza dusenga Imana. Ijambo turasanga muri Zaburi 61 murongo wa 2 avuze ngo Mana umva gutaka kwanjye, ntegera ugutwi gusenga kwanjye, hagaze ku mpera y'isi nzaja ngutabaza, uko umutima wanjye uzagwa isari, ushire ku gitare kirekire nta kwihishiraho. Amen. Nta kwihishiraho. Imana itegera ugutwi. Umuntu ashobora kukubona ntagutegera ugutwi, siko na nyoko ntibagutegera ugutwi, abo muvukana ntibagutegera ugutwi, babyara bawe ntibagutegera ugutwi, ariko dushimiye Imana ntabwo ijya ireba ngo turi abanyabyaha, ntabwo ijya ireba ngo turi abakiranutsi, ahubwo ijya idutegera ugutwi tutari beza. Imana ikadutegera ugutwi tutari beza, ikicara tukayibwira ibyacu kandi uri umunyabyaha. Turashimira Imana ntabwo ijya iduta ngo turi abanyabyaha, turashimira Imana ntabwo ijya iduterera ngo nuko dukora ibyaha, ahubwo imbabazi zayo iyo duhamagaye rimwe ziritaba zikatwegera, noneho zigakora ikintu gikomeye, zikaduhobera ziti ngwino usange mutima. Ndagira ngo nkubwire ngo wikwisuzugura uko waba umeze ko ariko kose, Imana yategetse ko bagukunda bazagukunda. Si ngombwa kuvuga ngo abantu bose bagutegera amatwi, oya wicika intege. Si ngombwa ko runaka na runaka bakumenya, ahubwo hari yakumenya batarakumenya, hari yakumenya utaravuga, utaraba urusoro mu nda ya nyoko. Niyo mpamvu ijambo rivuze ngo si ngombwa ko abantu bose bagutegera amatwi, ahubwo abo Imana yategetse ko bagutegera amatwi bazagutegera amatwi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Abo yera yategetse ko bagutegera amatwi bagomba kugutegera amatwi, bagomba kukumva, bagomba kugukorera iki kintu, bagomba haleluya, haleluya, haleluya. Si ngombwa kuzahogora, ahubwo Imana izabakoresha nibarangiza baze gukora misiyo bakuzanye ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo reka tuvuge ku kintu kijyanye n'inshuti gatoya. Hari igihe Imana itegeka inshuti ariko ikaza ije gukemura ikibazo cy'akanya gato. Iyo nshuti izanywe na misiyo yo kuvuga ngo ndaza gukemura ikibazo cy'iyi minota nindangiza nisubirire, bitewe ni Imana izagutegekera ko umuntu agukunda by'akanya gato.
Imana ishimwe cyane. Umuntu yigeze kunkuna by'akanya gato njya kubwiriza mu giterane cy'ahantu runaka, mvuye ndi kubwiriza numva nuzuye umwuka wera. Imana itegeka umugore, maze kumutegeka Imana iramubwira ngo uriya mukobwa amuhereza 50,000. Ndangije nuzura umwuka wera kuko ijwi ryari riri kunyongorera. Haleluya. Hari igihe umuntu aguhereza ikintu ariko ari mu mwuka, nyamara yagera mu mubiri agasanga yibeshe ntacyo bitwaye. Imana izagutegekera abantu bahore mu mwuka, bagukunde mu mwuka, bazagukunda mu mwuka, ariko nibagera mu mubiri bazakuvaho kubera misiyo Imana yategekera uyu muntu. Wigira ikibazo ngo runaka, sinzi impamvu nibanze ku nshuti, wigira ikibazo ngo runaka yagiye se runaka yagiye, ahubwo hari misiyo izabimusanya. Umuntu niyinjira mu buzima bwawe, ikintu cya mbere azaba akuzaniyeho na misiyo y'Imana. Kabiri, azaba agukunze. Misiyo nirangiza azagenda. Abantu abasirikare iyo barangije, iyo wenda urugero bagiye ahantu ku rugamba kuntu, iyo urugamba rurangiye barataha. Ndagira ngo nkubwire ngo nuzanywe na misiyo ku buzima bwawe, urugamba nirurangira azakuvaho. Tusenga Imana iduhereze imbaraga kandi dukomeze tubwire Imana ngo idutegere ugutwi gusenga kwayo, yumve gutabaza kwayo, yumve gusaba kwayo, yumve gutabaza kwayo. Imana igutegere ugutwi muri uyu mwaka. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, zina rifite imbaraga n'ubushobozi, nsengeye abantu bafite uburwayi butandukanye, nsengeye abantu bari mu nzu y'imbohe, nsengeye umubyeyi wibana ariko akaba yabuze amazi, yabuze inzu y'ikode cyangwa se amafaranga yo kwishura amazi. Ndamusengeye mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi. Mutegekere abanyamugisha bamukunde, mwaturiyeho abanyamugisha mu izina rya Yesu. Nasomye ijambo rirambwira ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro gusuza umutima k'umukene. Ijambo rirambwira ngo none aha ndahagurutse ngo ni Uwiteka avuze. Mana, ntabwo ari ejo cyangwa ejo bundi, ahubwo tegekera aba bantu, hagurukira ku buzima bw'aba barwayi, aba bari mu bitaro, umubyeyi ugiye kubyara, mutegeke mu izina rya Yesu Kristo. Tegeka kandi uganze kukuri Imana. Ndasomye ijambo rirambwira ngo ubwo data na mama bazana, Uwiteka uzandarura. Uri Imana igiturarura mu bibazo, uri Imana igiturarura mu bigeragezo. Jesi dusanze uri Imana nyamana igiturarura muri byose. Icubahiro ni kibi cyawe. Urakoze kuri umugira neza, kandi urakoze kuri Imana nyamana, kandi urakoze kugiye kurarura abantu, ugiye kurarura urubyiruko. Mana, Uwiteka urakoze kugiye kurarura ababyeyi bari gusenya ingo, abagabo batandukanye n'abagore babo, ukaba ugiye kubararura. Abana badakunda ababyeyi babo, ukaba ugiye kubararura. Abana, urubyiruko muri iyi minsi, dore Satani yaturaruje ibiyobyabwenge. Ndasenze cyane kugira ngo abe ari wowe uturarura mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi. Uturarurisha ijambo ryawe, komeza udushyigikire mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi. Urakoze ko wumvishe gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Mana ibamere umugisha, ndabakunda cyane. Amen.